Yese reka dukomeze n'agace gakurikiyeho. Ubwo twasize umukobwa nyine arimo arabwira umusore ko hari ubutaka begeze kuba bapfa cyangwa se umusore yabatanze kuba bagura. Ubwo agatangira kuba yavuga ati bari abantu bafite ibintu bihenze cyane, rero ngombe kuba nabafatirana nkaba najya kuba nafatanya nabo. Ubwo umusore nuko nguko twarangije arimo aravuga ati si ibyo bintu bizihute, ubiziho gute? Nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo umusore niko yakomeje amubwira ati hagati aho ngaho suza ibintu nakubwira, njyewe ndumva ko uramutse ugize ukuntu mukorana niba munafitanye n'inzibutso ibyo bintu byaba ari byiza, kandi uriya musore ashobore kuba atari n'umwana mubi, wowe ugiye mugakorana byaba ari byiza. Ahubwo numvishe ko buriya butaka ngo bashaka kuba babugurisha. Umukobwa yise atangira kuba yavuga ati yego umuhungu wabo wa gatatu niwe wabuguze, rero wo muri ye family niwe wabiguze mu myaka 10 ishize, rero ngombe kuba nagira inkaba nanjye nabugura kuko ngo yabuguze ku giciro cya makeya cyangwa se ku giciro kiri hasi, ngombe kuba nakongera nkabwisubiza. Umuhungu wabo wa gatatu niwe muntu wabuguze. Ubwo ukamenya ko uyu nguyu nyine ariwe barimo baravuga wa gatatu. Ubwo niko yese atangira kuba yamubwira ati ngombe kuba nashaka ukuntu ngendane rwose nawe tube twaganira dukorane business ya danje, kuko ndabifite mu bitekerezo mu mutwe wanjye kuba twagira ibintu bihambaye tugeraho. Ubwo ndakamubwira ati se ko nta kintu urimo uravuga kuri ibyo bintu bite byawe, ko nta kintu urimo uravuga kandi warimo arabwira niwe nyirubwite, niwe nyiribwite yabuze ikintu yavuga. Ubwo ariko agatangira kuba yavuga ati se nta kintu ari buze kuba yamenya koko. Ubwo agatangira kuba yakibaza mu gihe umukobwa ari buze kuba yabimenya, ariko akavuga ati nta mpamvu iyo kuba nabitindaho cyane. Ikimpangayikishije nuko Natani ibi byose atari buze kuba yabimenya cyangwa se kuba yabyiyumvamo ngaze kuba nawe abyivangamo. Reka ntabwo biri buze kuba byabo. Ubwo n'amagambo y'umusore nyine arimo aratekereza arimo arabaza. Ubwo yese atangira kuba yabwira umukobwa ati ariko ngiye ngo numvishije ngo hari ukuntu uriya muhungu wa gatatu ngo yigeze kuba yaza hano muri River City, ngaracyanahari be, ngaracyanahari. Rero ubwo urumva byaba ari byiza muramutse munahuye, bishobore kuba byaba ari byiza. Ibyo bintu se si byaba ari byiza uramutse ugiye kuba wamubona, ko nanagufasha kuba wagenda ukamubona ukagerageza amahirwe yawe, n'ibyo ngibyo ukazaba wabimubwira mu gihe mwamuhuye. Undi agatangira tuzi uko byaba ari byo we. Ibyo bintu se ahubwo ubizi gute? Ibyo bintu ni ibyanyabyo, ubizi gute? Ubwo umukobwa nyine yaratunguwe. Undi agatangira kuba yavuga ati ngewe amakuru mba nyafite y'ibanga, rero kuba namenya ibyo ngibyo nta gitangaza kirimo cyangwa se nta birenze. Ibyo ngibyo ni byoroshye cyane kuba nabimenya nta birenze. Ngenda tata. Umukobwa akamubwira ati koko ibyo bintu ni ukuri, ni ibyanyabyo urarenze. Agatangira kuba yamubwira turi mu murongo w'akazi, ibintu urimo ni uko nguko akazi kawe kakagombye kuba kagenda. Niba ufite amakuru nk'ayo urakubiye urarenze. Ubwo umukobwa nyine ukamenya ko yatangiye kuba yakishimira akazi umusore arimo arakora, akamubwira turarenze cyane kuri bino bintu urimo urakora. Undi agatangira kuba yavuga ati niba ushaka kuba wahura n'uwo muhungu wa gatatu nyine wo muri ye family ndaza kuba nabigufashamo. Ariko umusore agatangira kuba yatekereza ati bino bintu ariko ngombe kuba nabikora, ngombe kuba nabikora mwibanga, ndabikora ndaza kuba nabigeraho. Ubwo umukobwa agatangira kuba yavuga ati bino bintu ngomba kuba nabyikorera tukaza kuba twahura, ndaza kuba nabyikorera nze kuba nahura n'uriya muhungu wa gatatu wo muri ye family, ndaza guhura nawe uko byagenda kose ndabikora. Ubwo n'umukobwa nyine niko arimo aravuga ati ngaraza kuba yabikora. Agatangira akamwenyuramo akishimamo kuko ari kumwe n'umusore urimo uramufasha, ugenda umufasha gake gake, akamubwira ati ni ukuri urimo uramfasha, ibintu byose urimo uragenda ubinkorera gake gake, urimo uramfasha. Ariko umusore wari kure cyane agatangira kuba yavuga ati amaso y'uno mukobwa iyo nyabonye buri gihe sinzi ukuntu mpita niyumva bihita binkurura cyane, rero ntabwo namutenguha. Icyo arimo arashaka cyose agombe kuba yakigeraho, ntabwo nshaka kuba namubura. Noneho uwo ni umusore nyine urimo urabivuga ngo ntago ashaka kuba yamubura, ngo noneho ukagira ngo bari basanzwe baziranye. Warimo aravuga ati ntabwo nshaka kuba namubura. Noneho ubwo baratwereka Yannick nyine nuko nguko nawe yahise yisohokera ari kuri telefoni gake gake arimo aragenda. Ubwo yahise afata telefoni
ntumbaze ngo ninde agiye kuba yahamagara. Ubwo nuko nguko yahise afata telefone ahita atangira kuba yamubwira ati yewe, ejo ndagira ngo hari ibintu tube twategura ubishyire ku murongo, hari ibyo nshaka kuza kuba wategura, gake gake pore pore, byose ubyoruganiza ushyire ku murongo, ndaza kuba nakubwira kandi ubikore nk'urimo urategura siripurize. Nshaka kuba namuhereza siripurize, nkamutegura siripurize. Ubwo n'umusore ubivuze, aho ngaho baratwereka bukeye imyiteguro yari yose barimo barahategura, ukagira ngo ni umwamikazi ugiye kuba wahagera. Asistante wa Yannick nawe ati mugire naho ngaho, muhadekore aho hose murimo muragenda mubyangiza, mugire mwegeze hirya, yashyushye yahiye. Ubwo bakatwereka hirya Yannick nawe nuko nguko arimo araza, gake gake ubwo yarakebutse naho barebye Yannick. Ubwo nuko nguko nyine yahise amureba, Yannick yarahageze. Ubwo nyine ukamenya ko barimo baritegura Jasmine ugiye kuba waza ahangaha. Ubwo nyine ngagiye kuba yaza guhura n'uno muhungu, kuko niwe wa gatatu muri uno muryango wa ye family. Ubwo nuko nguko nawe yahageze, abandi bose baramubonaga bakavuga ati boss arahageze, mubanze muze tumusuhuze, muve mu byo mwari murimo tuze, tubanze tumusuhuze. Undi nuko nguko yatambukaga, gake gakeya yinaga, ugahita uvuga ati dore boss urufaranga ararufite. Ariko mu ntoki hari icyo yari afite, ntumbaze ngo ni igiki, ariko ibyo ari byo byose banza ari nk'impeta agiye kuba yapropose umukobwa ahari. Ubwo nuko nguko yakuyeyo impeta, atangira kuba yakereka assistante we ati urimo urayoka se, urimo urabibona? Niko yayifunguye ahita amwereka ati wabibonye, ngiye kuba natera ivi, gake gake yambikore ku murongo, nze kuba nabikora. Ubwo mushuti we ati ibyo ni ibiki? Ubwo yari ari kuri telefone atangira kuba yavuga ati Jasmine ari ahangaha ngo yahageze. Ubwo nyine Jasmine yari ahageze, none n'ikitangaje tayari dore ngo barafungura. Umusore nawe ahagaze aho ngaho kandi byari siripurize, ariko ngo Jasmine arahageze, dore umukobwa ngo araza. Umusore nawe nuko nguko yahindukiye arebye umukobwa nawe, dore ngo yaje, niba bahuye niba badahuye ntumbaze. Ubwo nuko nguko umukobwa nyine yari ahageze aje kuba yahura n'umwana wa hano wa gatatu, ngo niwe ukomeye cyane. Ubwo nuko nguko abandi barimo baraza ngo bamubwira ati yewe wakoze cyane kuba watembereye ahangaha, ni iby'agaciro cyane. Ubwo abandi bagatangiye kuba bavuga ati yewe ati byose ndimo ndabibona, njyewe ndimo ndabibona. Ubwo nyine uwo n'umusore arimo aravugana na Yannick kuri telefoni. Ubwo abandi bagakomeza barimo baravuga ati misi nugira ikibazo ugenda umbaze, nta kibazo, nta kintu bitwaye, ntugire impungenge zo kuba wambaza, kuko ndaza kuba nagufasha iriya poroje yawe ufite, tube twayinononsora. Ahubwo reka nkubwire, buntegereje ahangaha akanya gatoya, mbanze ngira akantu mba nakora, ngiye kuba nakoresha ubwiherero, ndajeho gatoya. Ubwo umugabo nyine yaramubwiye ati we ntugire ikibazo, ibyo ukenera byose uze kuba wambaza, nge ndaza kuba nagufasha kuri poroje yawe ufite kuba wakora, ndaza kuba nabigufashamo, ariko bugumye aha mbanze njye kuri tuwarete. Ubwo wa musore nuko nguko arimo aravugana na Yannick, yahise atangira kuba yavuga ati reka nze nongere mubwire. Ubwo yaramubwiye ati yewe Yannick we, Miss Jasmine ari hano, ari ahangaha arahari, none mbikoreho gute? Ubwo nyine yatangiye kuba yakoreza voice note, arimo aramubwira ati se ngewe nkora iki? Ubwo nuko nguko umusore yamubwiye atumva, igira umutinze nk'iminota 10 ndaba mpageze, we kora ikintu gishoboka cyose umutinze iminota 10 yonyine ndaba mpageze. Undi agatangira ati se ndabikora gute noneho koko, mana yanjye ko ntajya mvugana n'abakobwa, igifite ubwoba ati ko ntajya mvugana n'abakobwa ndamutinza gute? Ariko akantu k'akanyabugabo ntago kari kubura, yese yihuta avuga ati reka nze ngewe ndaje mbanze nkwereke aho mbera icyaga, aho mbera mubi. Ubwo niko yaje amubwira ati yewe munyihanganire Miss we. Ubwo nuko nguko nyine yaje, baramubwira ati minota 10 yonyine. Ubwo agatangira kuba yamubaza ati se ufite uruhushya rukwemerera kuba waza ahangaha? Undi akamubwira ati se ni gute naza ahangaha, nta ruhushya mfite, ni gute nahaza? Undi agatangira ati uzi ko ari byo koko, nanjye buriya mba navangiwe, nari ndimo ndibaza ibintu by'ubugoryi. Ariko akareba hirya akavuga ati mana yanjye, ibi bintu se koko umunwa wanjye nawe ni ikigoryi, gute navuga ibi bintu? Bundi ibi bintu ndimo ndabivuga mu buhe buryo?
ubwo umusore ariko yahise yumva ariyumvira ahita ahindukira avuga ati reka nze namubwire bino, akamubwira ati isa ngaha hari ikintu nawe urimo urashaka. Kumva aho ngaho nyine hari imurikagurishwa ry'amazu, agatangira kuba yamubwira ati nawe se urimo urashaka kuri iriya nzu nizo nawe urimo urashaka, kandi koko numvishije ngo ni urwibutso rwanyu rwo mu muryango w'iwanyu, byaba ari byiza rero tuguhaye cyangwa waje kuba wakora tuwa, waje kuba watembera. Undi akamubwira ati ntago ari ngombwa kuba nabikubwira, ntago ari ngombwa. Umusore akavuga ati mana yanjye iyo ndamuhera he ko mbona bino bintu bicanganye. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati ubwo waje ahangaha vuba vuba, ariko ntago ari urugendo gusa, ushobora kuba nawe hari ibindi bintu waje kuba wajyamo, waje se nkagutembereza, hari ikintu bitwaye ngo no gutembereze nk'uko mbikorera buri umwe wese. Rero n'umuntu wese uri buze kuba yakubona aha araza kuba yakwishimira waje se nkajya kuba nagutembereza nkakwereka buri kimwe, icyo ushaka cyose nkakigukorera, ahubwo njyewe uzi ikintu se nagufasha buriya uramutse unyizeye njye nagukorera ikintu kirenze, nkaba nakwereka ibintu birenze. Umukobwa akamubwira ati se ubwo ni ibiki ushaka kuba wanyereka birenze? Ni ibiki njye ikintu nshaka kirenze? Ni uguhura n'umuhungu wa gatatu wa hano uwo muri ye family. Undi akavuga ati ibyo nabigukorera, utwo ni utuntu tworoshye kuri njye nabigukorera. Undi akamubwira ati byanyabyo se urabikora gute se, urabikora gute? Undi akamubwira ati cyane rwose ngwino mbanze nkwereke, ngibi ngibi ni ibintu birenze, nako ni ibintu bitarenze. Atangira kugenda amubwira ati wowe uze kuba wanyumva, kuko ibi ngibi ni inzibutso za Vira cyangwa se si Vira ariyo kampani ya bano. Akamubwira ati ibi byose urimo urabona bya designinzwe n'umusore wa gatatu wa hano muri ye groupe cyangwa se family. Rero ku mukobwa nkawe urimo urashaka kuba wabimenyaho, ibyo ni ibintu birenze. Ubwo umuhungu yaramubwiye, umukobwa yise amubwira ati we simbuka ibyo bintu urimo uragenda umbwira, icyo nshaka ni ukugura, ngewe ntabwo nshaka kuba wambwira ibyo bintu byose, nshaka kuba nagura ino nzu. Ubwo umusore yaravuze ati ushaka kuba wagura inzu, reka noneho turebe. Ubwo umukobwa akamubwira ati ariko njye ndishyura amafaranga make, ntabwo ndi bwishyura amafaranga menshi, rero niba ubishaka umbwire duhite dusinya nonaha tujye gusinya. Umukobwa arimo arashaka inzu ahangaha ngo hari ubutaka iwabo bakunze, ariko birangira bitwarwe na ye family. Ubwo nuko nguko baje batangira ko bavuga ati yewe misi, ati twari turimo turashaka kuba twavugana kugira ngo twishyure ino nzu, dushaka kuba twayigura, kuyigura. Umukobwa nyine yaje kuba yavugana n'abarimo barayicuruza. Undi akamubwira ati buretse mbanze ndebe igiciro enze nkubwire. Ubwo nuko nguko yarebye atangira kuba yamubwira ati ino nzu rero ndimo ndabona igiciro cyayo gihagaze $5,000,000 z'idolari. Ubwo ndakamwicira ijisho ati gabanya, akamubwira ati gabanya. Ubwo nyine akagenda amubwira, ariko undi ntari gusobanukirwa, akavuga ati yewe ni bitatu, nari nibeshye, ni bitatu. Ndakavuga ataracyari menshi, gabanya. Undi akavuga ati se mvuga igihumbira, ati misi we ni igihumbi. Ndatangira kuba yaseka amata ayo ngayo gutyo nayo ngayo. Undi agatangira kuba yavuga ati se ko numva iki giciro cyanyu gihenze, none ikirenzeho kandi kikaba gihindagurika ubu ngubu kandi kiri muri River City. Ibi bintu koko ubu ngubu iki giciro cyanyu ntabwo kizongera kwiyongera nimara no kuba nayibamo, ko numva kidahamye. Ubwo nyine yatangiye kuba yabatera icy'umutwe cyangwa ishoti, arimo arababwira ati ko mbona birimo birahindagurika, ntabwo bizahindagurika n'ubundi mu gihe naba nyifite. Ubwo wa mugabo nyine agatangira ati hoya mabuja, hoya, ariko agatangira kuba yavuga ati ariko natwe turi ibigoryi, ibintu byose twakoze ntitwigeze tubipanga. Ese ubundi wari hehe katarimo araza kuba yanyica inza amafaranga ngiye kuba nayitangira, mana yanjye. Ubwo nyine yatangiye kuba yavuga akivuguruza, ariko akamubwira ati excuse me, yemwe munyihanganire, aho hari abaje ati yemwe mube muretseho gatoya. Ubwo ugahita umenya ko ari Sandra yaje avuga ati iyo nzu ndayifata, ndayishyura, excuse me, inzu ndayishyura we. Ubwo nuko nguko yaje, umukobwa ukamenya ko guhangana wari ibintu bye, nta mahoro azahereza Jasmine. Ubwo Sandra nuko nguko yaje ati yemwe munyihanganire, inzu ndayifata, gake munyihanganire papa. Ubwo nyine yaje avuga ati ino nzu ngombe nyifate, ndayifata,
tayari ukamenya ko umukobwa nta cyiza yifuriza Jasmine, undi akavuga ati ni gute mwagera ahangaha mwampaye amahoro mukandeka njyenyine murimo muranshakaho iki? Ubwo ukamenya ko ari kumwe na Natani warimo araseka, ariko umukobwa akababwira ati mwampaye amahoro. Undi akavuga ati ariko twebwe ibi bintu twabibonye ko ino nzu iri ku isoko, none se ni iyawe? Undi akavuga ati nta kibazo, mukora ibyo murimo murashaka, ibyo mwapanze gukora uyu munsi mubikore, kuko nuba ari n'iby'ingenzi mubikore nta kibazo, none se njye ndababuza? Ubwo nuko nguko nyine umukobwa ashaka kuba yahangana cyane. Undi yaravuze ati twigendere se, twigendere Jasmine. Ubwo ariko Jasmine atari yagenda baramubwiye ati buretse tubanze tukubwire, buretse mbanze nkubwire, ino nzu ngiye ndimo ndayishaka kuko ni iya nyuma, ndashaka kuba nayigura njyewe, ndashaka kuba nayigura. Ubwo n'umukobwa nyine ushaka kuba yahangana akavuga ati ngiye ndashaka kuba nayigura. Aho hari uwahise uhagera ati yewe Miss Sandra, wowe uri kumwe na boyfriend wawe cyangwa se umukunzi wawe, ndimo ndababona rwose muri kumwe n'umukunzi wawe, rero niba mushaka kuba mwakishyura ino nzu, inzira hari ntimugire ikibazo, muraba mwayishyura, kandi hagaze amafaranga make muretse nk'amasegonda makeya, ino nzu ni iyanyu. Ubwo nyine undebere ya nzu umukobwa yashimye, dore ngo bagiye kuba bayihereza bano baribwe, ari we Sandra ndetse na Natani. Umukobwa akamubwira ati wabyumvishije se, unyihanganire. Ubwo n'umusore urimo urabwira Jasmine ati unyihanganire kuri ibi bintu byose, kuba waje kare ntabwo bisobanuye ko ari wowe ugiye kuba wayijyana, wihangane gakeya, njye na Miss Sandra wanjye ndetse nanjye inzu twayitsindiye. Ubwo abandi bakababwira ati we Miss Sandra ndetse na Natani mwe muretseho gatoya, ino rwose ino nzu muraza kuba mwayigura, ntacyo bitwaye nubwo ari inzibutso cyangwa se bihora mu mutwe w'abano muri ino famiye yabo, ibyo ntacyo bidutwaye. Icyambere ni amafaranga, ibyo ntabwo bitureba twebwe, inzira hari mwebwe muraba mwayishyura muyitware. Siko bimeze se? Ubwo nyine niko Yose atangiye kuba yababwira ati mwebwe murayishyura, mwikita kuri uno muhanganyeho no mukobwa, inzu muraza kuba mwayishyura. Abandi bagaseka ati wabonye se, icyambere ni amafaranga, twe turakora papa. Ariko umusore akavuga ati ibi bigoryi ubundi gute byivanga mu bintu? Ubwo niko nyine umugabo nawe yatangiye kuba yabyibaza cyane. Ubwo n'abandi bagatangira ati Jasmine, wowe ibyo uri murigira byose nta na rimwe uteganya kuba watsinda, uzahora utsindwa buri gihe. Ubwo Jasmine nawe akavuga ati ndabona mwamaramaje, ariko ndaza kuba nabona ukuntu muri butsindwe. Ubwo wa mugabo nawe ari aho ngaho agatangira kuba yakibaza ati se ino nzu ntago ari iyanyu, ni iya Jasmine, gute mugiye kuba mwayihereza aba bantu kandi ari iya Jasmine, ari we ugiye kuba wayitwara? Ubwo Jasmine nyine nawe akabireba agatangira kuba yavuga ati ubundi wowe urinde, muri bande mwebwe muri aha ngaha, gute? Undi agatangira kuba yavuga ati gute ubundi kudakora aha, bite byawe, maze imyaka irenga nkora aha, ariko n'ubwa mbere nkubonye sinigeze nkubona, ni gute uri murivugishwa gutyo wowe ngo Jasmine yayiguze? Urimo urashaka kuba wanyibira abakiriya se? Urimo urashaka kuba wanyibira abakiriya? Njye ntabwo nkuza aha ngaha, ahubwo icyo nakubwira nuko we watuma kure ukagenda ukajya kurubwo na Sandra agaseka ati nuwakuvugiraga se burya nta n'ijambo afite. Ubwo undi agatangira kuba yamubwira ati rati ibi byose turaza kuba twabikora, ahubwo zana dusinye. Undi akavuga ati muze nta kibazo, reka nze muze musinye gake y'umugore. Nuko nguko Yose asunika nawe ati mvira mu nzira wowe, tomanyira twenda hoshi wowe uraburana nanjye. Ubwo Sandra nuko nguko yaragiye kuba yagenda, ariko Jasmine aramubwira ati buretseho gatoya. Ubwo nuko nguko yamutangiriye, bose bararebana baritegerezanya, bahagarara aho ngaho barimo bararebana. Uyu nguyu nawe ababajwe n'ukuntu bamusunitse akavuga ati rampumyi ntago ibireba, gute yansunika muri buno buryo, ntago aba arimo arareba. Ubwo agatangira kuba yavuga ati reka nze mbanze nkwereke ibyo ngiye kuba nakora njyewe, gake reka nze mbanze nkwereke. Ubwo niko yakuyeho telefone atangira kuba yakandikira boss we. Undi agatangira kuba yamubwira ati no nzu ni ingenzi kuri njyewe, gute urimo uranyivangira mu bintu wampereje njyewe,
ukampereza amahoro, ino nzu ni ingenzi kuri ngewe. Ubwo umukobwa nyine yatangiye kuba yamubwira ko ino nzu ari ingenzi, undi akamubwira ati yewe Jasmine, ibyo ngibyo ni inzozi, bisubiza aho ubikuye, ntabwo uri buze kuba wayibona. Ni gute nayiguhereza? Ibyo nabikora gute? reka ino nzu nanjye ndimo ndayishaka, tayari ndiko ndayishaka. Ubwo undi nyine akabyumva agatangira kuba yamubwira ati ino nzu ndimo ndayishaka. Wa musore nuko nguko yahindukiye atangira kuba yababwira ati yemwe mureke mbe nababwiza ukuri, mureke mbe nababwiza ukuri. Undi agatangira kuba yamubwira ati ino nzu nayipangiye kuba nayigura, kandi igishoboka cyose ngo mbe nyigure. Uwo nyine ni Sandra urimo uravuga ati reka mbe nababwira ukuri, ino nzu rero ikintu kiri bube cyose ndayigura ngewe, muzabaze. Umukobwa yamurebye utyo, umukobwa yamara amaji. Reka nkubwira ati duhure ku munsi w'ejo tureba agace gakurikiyeho. Reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like.